Mwaramutse mwese nshuti mudukurikirana, abakanze subscribe, abatarayikanda, abagiye kuyikanda, mwese ndabasuhuje kandi mbifurije kugubwa neza aho muri. Uyu munsi ni kuwa mbere, ni umunsi w'akazi tukabyukiyemo, abakarangije, abagasoze, abagashoje, abakarimo, mwese mukomeze mugubwe neza. Hanyuma uyu munsi turongera dutembere kandi mu mateka yacu tuba turimo ya gospel, tuganire n'umugabo umaze igihe kinini cyane muri murimo w'itangazamakuru rya gospel, akaba amaze imyaka 19 kuri mikoro za radio imwe. Ibyo rero ni amateka akomeye cyane. Njyewe ntabwo nigeze ngira amahirwe yo gukora kuri radio imwe igihe kingana gutyo. Nakoraga mpindura, ariko we yakoze kuri radio imwe imyaka 19 yose. Ngira ngo uyu mugabo akwiriye ibihembo. Hanyuma twamuganirije, uwo nta wundi ni Karasira Steven, akaba yaratangiye kuri radio Umucyo, akaba afite amateka yuko radio Umucyo ubwo yajyaga on air, ijwi rye niryo ryasohotse bwa mbere kuri radio Umucyo. Icyo gihe ndabyibuka ko twari kumwe n'umukobwa witwaga Ridwin, ndetse buriya na DJ B twari kumwe, DJ Jean Baptiste. Rero twatangiye nyine tubwira abantu ko ari radio ya Gikristo nshya yageze mu mujyi wa Kigali, ariko tubabwira ko we are still testing our machine, turimo tukiri mu igerageza, tukigerageza kugerageza ibyuma byacu. Ndibuka ko icyo gihe Maurice nyine nyiri radio wayifunguye, wayishinze, ndetse n'umugabo witwaga Faida bagiye mu modoka, noneho bagenda badukurikirana, barazenguruka Nyamirambo kurya nyuma, bamanuka umuhanda wa Kimisagara wose bajya Nyabugogo, bakomeza hirya mu Gatsata, baragaruka nanone barongera bakata Kacyiru, barazenguruka bagera za Remera, bagenda nyine bumva aho iri, tugenda tuvugana nabo tubabwira ngo baracyatwumva, gutyo aho batwumvise nabi batubwira nuko nguko byagenze. Ko ndibuka ko twatangiye rwose kuyishyiraho mu masaa 10:40 gutyo, hanyuma nko mu masaa 1 twari dushoje dutashye. Nguko nuko byagenze uwo munsi. Twacurangaga indirimbo tukavuga yuko nyine ari radio Umucyo, tukavuga frequency ivugiraho, tukavuga nyine ko turimo tukavuga ko ari radio Umucyo, nyine radio ivuga butumwa hama tukavuga yuko turimo tugerageza nyine ibyuma byacu, ariko kandi tuje. Ayo ni amateka akomeye cyane. Yabayeho umunyamakuru ibiganiro bitandukanye by'abana, yitwa Tonto, n'ibindi biganiro byinshi by'abahanzi byinshi bitandukanye, amakorari, yafashije abahanzi benshi, yafashije amakorari menshi, yafashije amagurupe menshi cyane, insengero nyinshi cyane. Karasira Steven, umuntu wese uba muri gospel, w'umuhanzi, w'umuvugabutumwa aramuzi. Kuba yarakoze kuri radio imwe igihe kingana gutyo, iyo myaka yose, ni iki cyabimufashijemo? Ese nk'umuntu wari ukunzwe, nk'umuntu wari ufite izina rikomeye muri gospel, ntago yigeze ashaka kuva kuri iyo radio ngo ajye kwenda mu radio? Sasa ikibazo cyawe ni cyiza. Yewe mbere hose ntabwo nari narigeze niyumva ndi umunyamakuru. Ndabi n'umuntu akubwira ngo inzozi zanjye ngo harimo kuzaba umunyamakuru, ubwo cyokora najyaga nkunda kumva abanyamakuru bavuga. Tugirana nkunda kumva kera kuri Radio Rwanda abanyamakuru babiri nakundaga, yari witwaga Louise Kayibanda na Amabiri Sibomana. Basomaga neza amakuru, amajwi yabo arandyoheye, baba basomye amakuru nkumva rwose nagoma nkayumva, ariko ntabwo nari narigeze ngira inzozi zo kuba umunyamakuru. Rero ikintu cyatumye njyamo afite igihe nahamagawe n'Imana, ngenda mpamagawe nayo. Uti gute? Yewe mpabwa uyu muhamagaro wa radio niwo kujya kuba umunyamakuru, ni ibintu nabwiwe mu buhanuzi guhera muri 1998. Icyo gihe nigaga muri Saint Andre muri Tronc Commun. Nibwo umuhanuzi twahuriye ku muhanda hari, urabona kariya gahanda, urabona namanukaga njya mu Gakinjiro ku rusengero, mpura n'umumama umwe ndamuzi n'ubu, dukutanira hariya. Urabona kariya gahanda kajyaga ku Mararungu, aho hariho abafani batuye,
mama Miss uriya wo muri 2020 Miss Naomi. Ako gahanda kamanukaga gutyo ku Mararungu hariya rwose ukirenga kuri Sky, naho twakubitaniye mu muhanda baranyoye, bimwe by'abarokore numva ngizemo n'ubwoba cyangwa se n'ipfunwe ko twari mu muhanda hagati kandi mu masaha yo ku manywa. Umukobwa aranyoye atangira no kuzura imbaraga z'umwuka w'Imana arampanurira. Icyo gihe nari meze nabi, ariko muri makeya nari ndi mu bihe bikomeye bitanyoroheye rwose, ni mu gikombe cy'ishidikanyamana, kuko n'umuryango twari dufitanye ibibazo kubera gukizwa. Hanyuma ariko arambwira ngo ntubona uburyo umuryango wawe utakumva, ngo ariko nguhaye umunara, ngo uzajya uvugiraho, ngo nubwo mu muryango wawe wambuwe ijambo, ngo ariko nguhaye umunara uzajya uvugiraho ku buryo abantu bazajya bifuza kukubona bakumvise ntibibakundire. Ngaho rero aho ibintu byavuye kuva icyo gihe kugera 2005 isezerano ryari ritarasohora, ariko nanjye ubwanjye nabaye confused totally kuko ntabwo namenye neza ngo ambwiye iki umunara, ntabwo nari nzi ibyo ari byo. Urumva rero n'ibintu by'amaradiyo ari privé byaje kuza gutangira 2004 utekereza icyo gihe. Hanyuma nko muri 2002 nibwo nahuye na Maurice Nyirumucyo, twarasenganaga mu Gakinjiro, arambwira ngo mu bantu Imana yamubwiye ko bazakorana ngo mbamo. Nabwo sinabyumvise kugeza igihe isezerano ryasohoreye, ngo mbese ndavunaguye muri make, nibwo nasubije amaso inyuma menya icyo Imana yambwiraga. Uti rero icyatumye rugumaho, buriya umuntu yahamagawe ari mu muhamagaro biroroha. Ntugire ngo nanjye sinarwanya intambara, narwanya urugamba runini cyane, n'igihe rwose nabivuyemo kenshi, ariko Imana ikambuza. Nagerageza ko imbaraga zanjye zishoboka ngo mbivemo, mve kuri radiyo Umucyo, ariko Imana ikambuza, kandi ikambwira ko igihe nikigera izayinkuraho. Ngayo nguko muri make nibyo ngibyo, ntabwo ari jyewe nanjye ubwanjye narwanya intambara zo kuvaho cyane kenshi ndetse, ariko nuko byagenze kugeza ubu nkiriho imyaka 19 ndimo ndayikana ko ndako yageze urede ko twatangiye tariki twumvikana kuri Air zari tariki 12 z'ukwa gatanu z'ukwa gatandatu, itariki 12 z'ukwa gatandatu 2005, ariko naratangiye gukoraho nko mu kwezi kwa gatatu, kuko twabaga muri City Plaza twirirwa dustoringamo imiziki dukora ibiki byose gutyo, ndetse mu kwa kane muri saza kunyohereza i Burundi, njya kuri Byizigiro gufata nk'aga training. Ngo kuko byagenze rero maze icyumweru, hanyuma ndagaruka 2005 mu kwa gatandatu dutangira umurimo dutyo. Ngayo nguko kugeza ubu rero niho nkiri. Ntabwo ari izindi mbaraga, si ubundi butwari, si ikindi, ahubwo nuko iyo nageragezaga n'imbaraga zanjye kuhava, kubera ko byagomba kwankura byari byinshi, cyane cyane indamu no gushakisha ubuzima, ariko narageragezaga bikanga, Imana ikambuza, ikantumaho abantu bikanga pe, nkagerageza n'imbaraga zanjye bikanga. Niyo mpamvu ngihari. Nuko merci. Muri iyi myaka yose kandi hamaze, twatekereje ko ashobora kuba afite ibintu byamushimishije ndetse n'ibyamubabaje. Karasira Steven, ni iki cyagushimishije, ni iki cyakubabaje muri uyu murimo w'Imana? Ikintu cyashimishije cyane ni ukumva urimo uvugana n'abantu ugasanga hari umuntu wari ugiye kwiyahura, byarangiye rwose, ndetse akanazana n'ibimenyetso simusiga abifite nko mu isakoshi ye, akwereka ko yari agiye kwiyahura mu gitondo mugasengana, cyangwa se nijoro murimo muclosinga mugasengana, cyangwa se ukagira amagambo Imana ikunyuzamo ukavuga, hanyuma wa muntu ibyari kwiyahura bikavamo ubuzima. Ukabona abantu bari aho kwiheba. Muri mota yacu nka radiyo harimo ngo we speak hope to the hopeless, ugasanga koko ahari hari ugutakaza ibyiringiro no kubura ubuzima, uhashyize ubuzima, Imana igukoresheje icyo kintu, hanyuma umuntu avunjiwemo ubuzima. Twagiye tubona rero ubuhamya bw'abantu benshi cyane bagiye bakizwa kubera
nyine radiyo umucyo kubera akazi twakoraga. Hari n'uwigeze kumbwira ngo njyewe ngo igitwenge cyawe nicyo cyanyijije. Can you imagine? Igitwenge Imana burya ikoresha ibintu n'ibintu bidafite umuntu ataha agaciro, yumva atahagarara ngo bibe ko ari ibintu ariko kubera ukuntu nabaga nisekera nyine ngo narasetse arabanza asa n'ubipira iki kintu umenya cyarasaze simbizi, noneho uko agenda abikurikirana akabikunda nawe agaseka. Ubundi ngo ntiyasekaga mu buzima bwe, ntiyasekaga. Sasa yakumva nsetse ngo kumva biramurya mu matwi, kumva ntabikunda, kumva yanakuraho, ariko abantu bari kumwe ntibatumenye nakuraho iradiyo. Hanyuma finally naje kumuha ibitwenge nawe araseka. Iyo umuntu utarasekaga mu buzima bwe, utari uzi guseka, hanyuma araseka, ubwo nawe yakira ubuzima. Rero ibyo bintu byagiye bikurikirana abantu benshi cyane. Ikindi kintu cyashimishije cyane ni uburyo namenye amakuru y'abayisilamukazi benshi cyane bakijwe bumvaga radiyo umucyo iwabo mu rwihishwa, kubera nyine ko babaga ari abayisilamukazi, mbese basa n'ababihisha imiryango yabo kugira ngo batamenya, ariko bakizwa muri ubwo buryo. Barabanza babibona n'igihe barakijijwe mu mitima yabo, ariko batarabyatura ngo babibwire abagabo. Hanyuma bagakizwa pe, bagakunda radiyo, bakabana nayo, bakarana nayo, bagabana nayo, bityo rero bituma bakizwa. Ibyo bintu rero biri mu bintu byanshimishije ku rwego rukomeye. Ikintu cyambabaje rero cyangwa cyari kimeze cyatubabazaga cyane turi mu kazi, icya mbere gikomeye cyane ni ubushobozi buke radiyo yatangiranye. Bwari ubushobozi buke cyane ku buryo byageragaho ugasanga nyine hari ibibazo byinshi bibayeho bituma radiyo iba ivuyeho, tumvikana, akagenda kamara nk'ukwezi, kamara 2 se, hari igihe amaze 2 si. Hanyuma abantu hanze bakababaza, kandi mugomba kugerageza uko mushoboye kose kugira ngo mubareme umutima. Rero uzi kubona umwana mufite akazi kandi kakaba gahagaze, kandi wabonaga impact n'agaciro bifite mu bantu, wabonaga umurimo iradiyo yakoraga mu gihugu, hanyuma ukabona biragiye birarangiye, kandi ubona bisa naho nta maherezo. Mosheri byarababazaga cyane. Iyo yari challenge nini cyane kuri twebwe nk'abari abakozi, kuko wabonaga nyine hari n'inshingano wagombaga abantu wari warabapromisinze utari ugeraho, utari mubaha, kuko twaranabibazwaga cyane. Calls zabaga ari nyinshi, iki ese dusenge dute, abantu nyine ukumva nabo bibari ku mutima, ukumva hari barabibaza nyine, ababibaza nabo birabababaje, wumvaga ari ikintu nyine kibabaje cyane. Ariko icyo gikombe nacyo Imana irakiturengeje. Ni ukuri ubu turashimira Imana ko noneho rwose ibintu bitakiba. radiyo ubona yariyubatse muri iyi myaka 19 imaze. ubona rwose ibyo byabaye amateka, ngira ngo byagarukiye nko muri 2012 na gatatu aho ngaho gutyo niho wasanga ikintu icyuma cyapfaga, cyangwa se rimwe na rimwe ugasanga hari ibindi bibazo byabaye bigatuma nyine tumara igihe kinini cyane tutariboneye. Numvaga rero bitubabaje ubwacu nk'abakozi, ariko mba n'ubundi bibabaje n'abadukurikiraga muri icyo gihe bose, kuko wasanga amarira ari amarira pe, umuntu akabahamagara wumva yari, cyangwa ukabona umuntu arikoze avuye, hari wigeze kuva i Gisagara yarabuze radiyo, araza abaza ahantu radiyo iba, araza aravuga ati mvuye i Gisagara nje kubaza aho radiyo yacu yagiye, mwayishyize. Kumva nyine hari responsibility, cyangwa se hari icyo navuga se nk'amasezerano mwasinyanye n'abantu, mwakabaye ibyo mwabasezeranije nyamara ntibihari. Byari ibintu rero bibabaje cyane mu by'ukuri muri make. Yes, arakoze cyane. Tubibutse ko radiyo umucyo ni radiyo ikorera mu mujyi wa Kigali, bakaba bakorera muri Tedemir
TD Milies, hanyuma bakaba bumvikana ku murongo w'102.8, bakaba kandi bumvikana mu gihugu hose ku kigero cya 95% nk'uko yabitubwiye, bumvikana i Burundi n'ahandi hatandukanye, ndetse no kuri website yabo ya Radio Umucyo. Reka tubashimire mwese rero ababanye natwe, tubifurize umunsi mwiza kandi mukomeze mudushyigikire. Abadushyigikira rwose turabashimiye cyane, namwe mukomeza kubikora. Imana ibahe umugisha. Murakoze, mugire umunsi mwiza.